Sheri ko ntakubona hano hafi yanjye shemba ndi mu mirimo y'ahangaha imirimo y'ahangaha hose jya uyireka uyu mwanya wayo nanjye uzi umpekeya nk'umugabo arega mba nkukumbuye sobashere ko kubona nakora imirimo y'igare baba we ugomba gushaka umwanya w'imirimo nanjye ukanshakira uwanjye shemba ndarutse tukazashaka umukozi ibyo ngibyo biri mu nzira biri mu bintu nanjye nari ndi gutekereza muri iyi minsi ubu nibyo ndi kwigaho ngiye kubikora vuba ahangaha ndaba ngikemuye nawe ujya uruhuka utengama ngiye birambanga amase nkiga amasaa 6 mba ndi mu mirimo myinshi basi hangana ariko icyo ngicyo ndaje ngikemura wiriwe ute se niriwe neza umaze kubyiruhuguwe neza neza undi hanzanye nanutse wari unanutse ariko byikubye kabiri ubwo uragabura mba nakoze akazi kose ariko kugira ngo urugo rwacu rutere imbere tubeho neza ibyo birakwiye n'ukuri pe niko kuri rwose amasaha nuko ndi kubona yazamutse cyane oya nibyo nakagombye ko ubu ngubu ugiye mu kazi nkagumya nshakisha kugira ngo turebe ko twatera imbere ngiye kukuzana inkweto umugore wanjye atanga keya rwose ndabizi ko ubihorana ahubwo nari nyoboye ikikugenza nta n'ikintu mbwiye nari ngiye kukuzana inkweto nta kibazo sawa urakoze cyane yego shaka ibikoresho byose uba wabizanye rwose ntako utageze nako ubizi akazi ngiyemo nawe ntabwo ari ngombwa ko wambwiriza ntabwo ari ngombwa ko nakubwiriza ugomba kwibwiriza ugakora akazi kose ubu nanjye mba ngiye kwataka abagenzi ku muhanda barantegereje nubwo nta gahunda tuba dufitanye ariko imana iba yayitanze yego shaka imana iba yayipanze ubu ndasanga bari ku murongo nkuraho umwe nshyiraho undi nkuraho umwe nshyiraho undi umuhanda wenyine reka da abanjye baba bahari usanga bahagaze yewe ntukazibyizere ahubwo wirwe neza akazi keza sawa sheri wibajya agapfukamunwa bari kukujyana leta ntiri kuyikizwa n'iki ubu ya sitade nari kuyiraramo da urakoze kunyibutsa sha uri umwana w'imana sheri wari rugura muri sitade niyo mpamvu arega nagutoranije mu bandi ariko ugerageze ushaka umukozi ndamushaka ubu nibyo ndimo bayi Kado mu rugo twahageze nahangaha karibu nkusunika sinakoze iki banza ukarabe banza nkarabe tugiye kurya uno uyu muntu wamukuye he banza ukarabe kiramfasha uzi ko ari byo koko madame aha hantu ntabwo yaba yakoze no kumarita naho ni ngombwa ko umuntu yateraho umuti kugira ngo itaba yahasigaye ibintu byarakomeye muri iyi minsi no kugira isuku da karaba si wajya n'umuntu agukarabye si umuntu azagutoza ibintu byose gutoza no gukarabya
ibiryo biri hese banza winyuguze akose noneho uyu muntu subiza isabune hano uyikuye urategeka Kigali fata murategeka amazi amene aho ngaho mena amazi menya ko watangiye akazi ese wowe mena hariya kaga kabaho pe siga inkweto baraziba none se baraziba inkweto baraziba si imiboro yawe ninde wayiba siga inkweto aho ngaho shyira hano oya icara oya icara hano aho none mu minsi kwa mukuye none se uri kugenda utoragura ibintu byose ubonye mu muhanda ntumuzi reba ukuntu ameze ubusungu ubu natwiba oya kumumenya tuzamumenya narakuririye ngo kazi karanyishe ariko kujya uzana abantu nk'aba ngaba wabirika nkajya nkakora sibyo umuhungu uko ari wari ushoboye akazi kose ubwo n'iki se umuntu umeze akajya mpanagurira moto nkagenda isa neza umukobwa ntabwo yayihanagura oya nta mukobwa uhanagura mama ujye uyijyana mu kinamba ariko oya uyu muntu simushaka reka da twahuriye mu nzira ashaka akazi arantakambira arambwira ati bosi rwose ni wowe wangira ati ubu byanyobeye ati ndashaka akazi nkubitanije nuko natwe twashakaga umuntu ndavuga ni koko ntabwo namusiga mba ndamuzanye da ugiye kujya ugenda umuhanda utoragura abahisi n'abagenzi rero ngo baje gukora hano oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni abahisi n'abagenzi umuntu ushaka akazi n'ubufasha natwe akadufasha natwe tukamufasha ese undi mukuye mukuye ku muhanda ni uwahe ariko sha ubundi wa mugani ko nahise nkuzana ntakubajije neza harya uvukaye ubwakazi nihutiye ubwakazi ariko ntakubajije neza ubundi uvukaye ese kuki mwamanitse ishoka mu mutwe subiza ibyo bakubajije uvuka he aya mateka ni meza ariko subiza uvuka he ariko muri n'abakire rata subiza ibyo bakubajije mufite n'indege ariko uyu muntu umva haguruka usubiza yibyaho hano mufite n'indege vana hano ariko sha sora rwose uvuka he bakwigisha akazi ugomba gukora uvuka he mvuka mu cyahoze ari icyaro cyahe mu cyahoze ari komine komine nk'ikigero cy'aba za komine mbwira ni mu majyepfo se ni hehe umva ugomba gusubizaho n'umuntu ntibyashoboka oya muri mukingo ni muri mukingo nanjye nabwo bwa mbere nahumva noneho rero hano nta mukozi dukeneye haguruka usubizaho ibyawe akazi nzajya nkikorera cyangwa se oya basi mfasha ndabizi byose ndabishoboye nzi gukora byose uzi guteka iki uzi guteka iki byose ibirayi n'imvungure n'ibishyimbo byose na karoti byose nzi kubiteka mfasha nzabiteka neza mfasha rwose winyirukana mfasha byose ndabizi no guteka ifiriti n'ibirayi na kawunga bateka bate ifiriti bateka bate ubutogosa ifiriti na kawunga ndabizi rwose mfasha mwinyirukana rwose mumfasha haguruka usubizeho n'umuntu musubizeho ntabwo aricyo gisubizo ahubwo icyangombwa ni ukumwigisha ibyo agomba gukora akabimenya kuko n'abandi bose babimenya babyize ntawe uvuka abizi nese umuntu uzi gukora pa ndabizi babigenza bate ni gufata amazi ugasohora hanze koza ibyombo urabizi ndabizi gufata amazi n'isabune n'umufuka ugakura bikavaho ibintu umva rero nkubwire ese bakubwiye ko bazajya bagwema angahe cyangwa ni ukuzajya tukugabura byonyine ntabwo yabimbwiye ariko murambwiye abaje i Kigali bakubwiye ko bakora angahe menshi menshi ko mwe muba muri abakire dore mwamanitse ishoka mu mujyi subiza bakubwiye ko bakora angahe menshi wera murama nk'ibihumbi 5 bitanu okay mbona none wakondese ugiye kujya ugenderaho ndabyemeye hako ufite n'ikibazo kihe ndabona mu mutwe utuzuye ubyuka ukoropa woza ibyombo kandi uzajya urara he mu nzu yo hanze ndi inkoko uri kumva nta kibazo harimo akamatera k'abakozi
kandi uva nkubwira wa muhungu we nta rusaku nkeneye nta bantu nkeneye hano ibyo bindi by'abakozi bajya kwiga bazana abakozi bagenzi bawe reka ntabwo mbishaka ntabwo ndi radiyo ariko ubundi wowe ubundi uremwe muki ubuse njye ndi kubona rwose nubwo ari kwanga kumusuzuma umuntu njye ndi kubona namusubizayo reka tumugere mwakora nzakora neza mumfashe uzakora neza nzakora neza yego ese iki ni igiki iki ni igikapu cyanjye cyarampenze gisuke hano turebe utabuzanyemo na kaburimbo wa mugari ni ibiki yazanyemo ra usanga atazanyemo bya bintu baba bavuga oya mureka bisuke na kabutindi ubu wabona harimo n'ibiheri njye rwose uyu muntu sinzigere mbona yicaye mu izi ntebe nta kibazo usigaye ubireba neza iyi ni isahani nzajya ndiramo sigara ubireba neza ibyo bintu iyi sahani nzajya ndiramo mwana isi n'ubu ngubu bino ni ibiki kuko mwamuzanye ese ni ibiki kandi umuntu uza akazana wowe ibi ni ibiki pakira gera uzana imifuniko sha ibi bintu ni ibi pakira sheri sigara ubireba neza ibi ndabona ko ariko nawe ibintu nkora ntabwo mba mbyumva reka nsubire mu kazi ubwo musigara mu kondisiyo z'akazi turaza kubivuga pakira umva rero ikintu ugiye kujya ubigenza uzajya ukoropa woza ibyombo uzajya ufura uri kubyumva ese gufura ubundi urabizi ndabizi guteka uzajya uteka imyumbati ngiye ibihe nzamubyitekera ifiriti nzajya nyitekera imyumbati ni iyandise niba uzajya uyita uzajya urya imyumbati n'ibijumba kanyisize mu cyaro mabuja kutazi uyizanye mabuja imyumbati nyisize mu cyaro oya basi ntabwo nzi kwiteka nzi guteka umuceri n'inyama n'ifiriti ibyo ngibyo nta mukozi ujya ubirya uzajya no mu muhanda ubaze nusanga ari umukozi ujya wasamira inyama reka kandi ikindi ntabwo wemewe kuri ako y'ameza uri kumva iyi materasi ariko mani isi nijoro materasi ibyo birakoreba haguruka rero icyumba cyawe ni icyo ngicyo genda usohoke hariya mu nkoko ahantu urabona akazi k'inkoko ababa baturutse subirayo nakubwiye reba hariya muri iriya nzu y'inkoko harimo akabati ariko uzajya uraramo ibintu rwose basigaye bakora sinzi gusa kuko uno muntu nde wagira ngo sinzi ukuntu ameze mu mutwe nakundi nyine se koko ko atashaka koko umukobwa nzaba mbarirwa ibyo n'uyu muhungu wenda ndabona ari na bene wabo bakaba bari gushaka kwiregura ngo neza abakozi ngo nuko namwangiye kaza na bene wabo reka ugiye kuzansaza kadogo uri he naje umva kandi uricara hano niba nkubwiye ngubwira mabuja neza ubundi ko uje wakuyemo mabuja ngiye kuzajya gufata neza mbabwira mabuja none se uri mu biki umva nkubwire ubundi icyo mpamagara nicyo ugize n'ibyo uri gukora ndashaka ko ubwo igihe ukurimo bukuvamo uri kubyumva ukaba umuntu muzima bwamvuyemo mabuja bwamvuyemo gusa ubu ngubu koko umuntu twazana abashyitsi hano ukayerekana ukuntu uri umuntu ki ndi muzima uri muzima tuzi ushingiye ku ki ndi muzima wari gukora iki mu gikari ndi kwambara ndi gushaka kiriya cyo gutereza ifiriti watetse ngiye guteka ugiye guteka iki ifiriti wayikase ntawe ndayikata
gerageza uba umuntu muzima ubwo bujiji bwose. Reba hano ubundi uriya mugabo mwahuriye pfiriye ari kugenda maze mwaka kazi nta kazi nari mfite. Umuntu wari wambwiye ngo nze kuzamo akazi i Kigali, naje telefone yiwe ahita yikuraho mbonye bwije. uri n'umusitari? Ndi umusitari wo mu cyaro. Wo mu cyaro? Ndi umusitari wo mu cyaro. Uriya mu cyaro abakobwa bose barantinya baranyubaha. Neza neza rwose. ubwo uraje ujya uri guteta abakobwa b'i Kigali rero? ahubwo nta murumuna waba hano cyangwa umwana wawe ufite. Niba ari iyo mico uzanye usubireyo. Oya nta kibazo. Niba ari iyo mico uzanye nta kibazo mabuja, nzakora akazi neza, ntabwo nzavugana n'abakobwa. Sister. Kandebe fagitira hano ku cyuma. Amafaranga ngomba kuguha. Okay, ni 700. 700. Okay. Nzanya koherereza nta kibazo. Yanyoherereze kuri mobile money. Sawa. Nayohereje rero. Sawa koze kuntwara. None se? None? Iki? None Oya ntabwo ari umunsi mubaza. Ntabwo ari umunsi mubaza. Ndakumbaza. Twagiye tuganira mbona uri umwana mwiza numva ndakwishimira. Ni cyane. Harya bakwita nde sister? Je nitwa Rose. Okay. Ntabwo nubwo namenye ko witwa imba ndaza nkwita motari. Oya nta bya motari. Je nitwa Claude. Ngo umwana uhiye. Sawa murakoze. Sawa. Ubwo ninzaza ngira aho nshaka kujya nzaza nguhamagara tujyana. Sawa. Sawa Claude we. Sawa. Yewe data. Karibu. Inshuti yanjye amakuru y'imyiza se wala Makuru meza. ko mbona uri kubyibuha cyane se usigaye urya Ni umutuzo. ikagera ndabona neza umugabo ari mu kazi kose. Wari umeze ute? Imana hatari nubwo hanze burimo kwanga akazi karabivuze ntihatari kabisa ariko nta birenze tu Akazi mfite muri ino minsi nkuko nzakakubwira. Nari umuntu tutari kubyumva kimwe ndashaka kumukwereka. subize se ko nko kubyipa wala je byanda na akazi kandi Uretse rero ndamufite muri ino minsi yose ndi kumva nkazi. ikagera Nashaka no nateganya kuguhamagara none barageze baranaje. nyine bajyanishe mu rugo ndareba televiziyo filime zose nkaziragiza. Nihuje kwica genda ahubwo genda boss atazi. Hakuri ya boss wawe. Genda nyine ndi bukuvugisha phone. Okay, mshana ntakibazo kabisa gasubize ko nkwemera sawa. Sawa nganye nyine genda. Ni rimwe gusa. Genda sawa. Po. Sawa.